Amahoro amahoro God's people bwoko bw'Imana muboneka hirya no hino. Yego mwabaye God's people cyangwa mu bwoko bw'Imana mubiheshejwe cyangwa tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu, dore ko n'ubundi turi muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Yego ikiganiro kinyura kuri Rera TV1 buri munsi. Yego duhuriyeho n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu Anastazi God's people, turimo kuganira ku by'ingenzi kandi ku by'agaciro, turebera hamwe icyo tugomba kubahiriza, tureba ko twakora icyo tugomba gukora turi kuri uyu mubumbe cyangwa tukiwuriho. Rero ku masegonda dusigaje turi kuri iyi si, cyangwa iminota cyangwa amasaha cyangwa iminsi, birakwiye ko tuba turimo gukora icyo tugomba gukora nyirizina. Nta kintu kinezeza nko kubaho umuntu agomba kuba harimo no kuhakora icyo agomba gukora nk'inshingano. Icyo tugomba gukora turabikura he? Turabisanga n'ubundi turabimenyeshwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero bwoko bw'Imana, intego yacu n'ubundi intego ya God's people muzi yuko ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Rero tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2. Niho n'ubundi muri aya mateka y'iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 turabonamo ko uyu ari umunsi mukuru wa Gikristo uzwi ku izina rya Candlemas. Yego twibuka itangwa rya Yesu ku rusengero i Yerusalemu. Kandi muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turabonamo uburyo Yesu Kristo yatanzwe nk'uko byari byaranditswe. Rero bwoko bw'Imana muzi yuko kandi ni nako biri, ni nako mubikora, niko tunabikora. Yego buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Buri gihe duharanira gukora icyo Imana yabishaka yuko twaba dukora mu gihe twaba turimo icyo ari cyo cyose. Sorry, munyihanganire. Yego rero tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2. Yego ku ya 2 Gashyantare ni umunsi mukuru wa Gikristo uzwi ku izina rya Candlemas. Wego hariho kwibuka itangwa rya Yesu ku rusengero i Yerusalemu, bizwi kandi nk'umunsi mukuru wo kwerekana umwami. Aya mateka n'uburi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa Prince of Peace Taylos.org. Nk'ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nka God's people icyo koko nyirizina uyu munsi kuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 twibuka, cyangwa hariho kwibuka uyu munsi kwibuka itangwa rya Yesu Kristo. Ariho harimo n'inzira yo kugira ngo ducungurwe, ariho harimo inzira yo kuduhesha kugira ngo tube God's people, tube bene Imana, tube ab'Imana, tube ubwoko bw'Imana, tube abayoborwa n'umwuka w'Imana, cyangwa tube byita ngo iki, tugire gakondo ku Mana yacu nyirizina. Rero niho tugiye kureba iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iki kigendanye no gutangwa kwa Yesu Kristo. Nk'uko hano tubona yuko izina ryo kuba uyu munsi nyirizina byari bizwi ku izina rya Candlemas. Tugiye kureba ijambo ry'Imana icyo ribivugaho mu gitabo cya Bibiliya. Yego nuko dusanga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 20 umurongo wa 17 kugera ku wa 19, ariho herekana hagira hati Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yihererana n'abo 12 ababwirira mu nzira ati, dore tuzazamuka tujye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa
mu batambyi bakuru n'abanditsi bamucire urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bamushinyagurire, bamukubite imikoba, bamubambe, ku munsi wa gatatu azazurwa. Iryo jambo ry'Imana ririmo kwerekana urwo rugendo rwo kugira gute, rwo kujya gutangwa. Yesu Kristo niwe wabanje kubimenyesha bariya bigishwa be bagendanaga 12. Yego, dukomeze tureba iki jambo bivuga kuri urwo rugendo, dukomeza turureba tugeza aho abamenyesheje ikigomba kuzabaho. Turabona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 14 umurongo wa 43 kugera kuri 49, niho haza habikomeza habyerekana no kwa gutangwa akanafatwa. Yego, turimo kubona yuko hano harimo kugaragaza, havuga ngo kibivuga Yuda, umwe muri abo 12, azana n'igitero gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru, ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe uwo, mumufate mumujyane mumukomeje. Nuko asohoye uwo mwanya aramwegera aramubwira ati, mwigisha. Aramusomagura, baramusumira, baramufata. Yesu Kristo bahise bamufata. Urumva Yuda aramutanze, maze umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Yesu arababaza ati, harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rusengero nigisha ko mutamfashe, ariko ibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Yego, ngira ngo tubonye nyirizina uburyo ki iki gikorwa cyabayeho cyo gufata Yesu Kristo bamaze kumutanga. Aragira ati, n'ubundi kuki igihe twahoranye cyose kuki mutamfashe? Twabanaga hirya no hino turimo dusenga mu nsengero, kuki mutamfashe? Ariko ibi ngibi bibayeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ngira ngo ahangaha harakomeza herekana yuko urugendo rwo kugira ngo abantu ku isi, kuri uyu mubumbe w'isi ducungurwe, byari biri mu mugambi w'Imana, kuko Yesu Kristo ubudahangarwa yari afite, byashobokaga yuko bari no kuba bajya kumufata ntibibakundire, nk'uko n'ubundi imbere hose icyo gitekerezo kitabazagamo, ndetse n'iyo bageragezaga kuba bashaka kumufata cyangwa kumutembagaza nk'ahantu nko mu manga, kubacamo akagenda byabaga ari ibintu byoroshye, kuko yari afite ubushobozi bwo kuba yakora icyo ari cyo cyose gituma batamugiraho ububasha cyangwa batagira icyo bamukoraho. Rero ngira ngo nyirizina nihanganire, ngira ngo nyirizina ibi byose byabayeho kugira ngo habeho God's people, habeho ubwoko bw'Imana, habeho kurengera no kurokora benshi cyane bitavuye ku bushake bwacu abantu, ahubwo biturutse ku bushake bw'Imana, nk'uko Yesu Kristo mu byari byamuzanye nk'intego ye kuri uyu mubumbe w'isi, byagombaga kubaho yuko atangwa ndetse akanafatwa, bakamwica bamuhora icyo agomba kuzira. Yagombaga guhorerwa kuri uyu mubumbe w'isi, ari cyo gikorwa cyo gucungura abantu, nk'uko ibihembo by'ibyaha n'ubundi rwari urupfu, kandi abantu twari turiho mu isi twese twari tubaruweho icyaha, twari tubaruweho urupfu,
tubaruweho urupfu kubw'icyaha n'uburyo twari dufite. Yesu Kristo rero byari bikwiriye kandi byari iby'agaciro. Rero kubw'ubuntu bw'Imana iduha Yesu Kristo, bigenda muri ubwo buryo, arafatwa. Birakwiye yuko ibi bintu tubimenya, ibi bintu tubiha agaciro, tumenya n'uburemere bwabyo, kumenya yuko hari uwapfuye kugira ngo wowe wabona ubugingo buhoraho, kumenya yuko hari uwababajwe kandi yari afite ubushobozi bwo kuba aho hantu yahivana ntababare cyangwa yakabihakanye bigakunda, ariko hakabaho kubyemera, akababazwa kugira ngo arengere ubugingo bwanjye n'ubwawe, tubashe kuba ubwoko bw'Imana, tubashe kuba bene Imana, tubashe kugira gakondo ku Mana, tubashe kuba abakiranutsi, kandi ubundi twari abanduye, twari ibivume, twari dupfuye, twari turi mu rupfu, tuzurwa na Kristo kubw'urwo rupfu rwe. Rero ibi ntabwo dukwiye kubyirengagiza, ahubwo dukwiye kubimenya cyane biruseho. Shakisha n'andi makuru menshi cyane, ucukumbure muri Bibiliya aho habikwereka n'ibisobanuro byose, kugira ngo ubashe kugendera no kuba fiyeri y'icyo gikorwa cyadukorewe nka God's people, mu bwoko bw'Imana nyirizina. Ibintu bibemo ubiri muzi n'ibyo ari byo. Yego, ngira ngo twari turimo kureba uburyo Yesu Kristo yatanzwe nk'uko byari byaranditswe, biragaragajwe. Yesu Kristo yabanje kubibwiraho abigishwa be muri Matayo, muri Mariko haza naho herekana yuko aho tumaze gusoma uburyo ki yatanzwe, akanafatwa, akicwa, kugira ngo nyirizina uba ufite umunezero nk'ufite nka God's people, uba ufite amahoro nk'ayo ufite nk'ubwoko bw'Imana, ube wumva ufite ibyiringiro nka bene Imana, ufite ibyiringiro nk'uzaba mu bwami bw'Imana. Dore ko ijambo ry'Imana bigaragaza yuko uwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, icyo gihe bita bimuhesha ubugingo buhoraho. Nyarukira mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 14 ugere kuri 16, urahita wumva buryo ki tusingira ubugingo buhoraho. Ndabashimiye cyane rero ubwoko bw'Imana, dore ko ni iby'agaciro nawe uhageze ubu ngubu cyangwa tubanye uyu mwanya, nagira ngo ukore subscribe kugira ngo tutongera gucikanwa n'ibiganiro byimbitse kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana nyirizina. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu. Murakoze cyane.